ukomeza gutekereza ku bintu kandi byarangiye sibyo ibi bibaho kugira ngo biduhe isomo ahubwo no dutekereze niki gikurikiraho sibyo sheri ndabyumva ariko ngiye ntabwo natuza kubera ko mfite ibibazo byinshi pe ihangane kandi abizi kubwo bushobozi bafite ahubwo mva nkubwire uraza kunyihanganira ngiye mfite akazi kenshi ntabwo ndibuze kuza kuboneka okay nta kibazo ibintu byo ndabibona ariko nyine nari nkeneye amafaranga niyo we ntugire ikibazo ahubwo mbwira bimeze bite wapanze iki mu bigeze kuki nyine nari nkeneye amafaranga yo gutegera abantu bagiye kumushyingura kandi urumva nyine imodoka sinijye ugomba kuyishyura ndabyumva kandi nanjye nta mafaranga mfite niyo mpamvu nyine ngomba kwitabaza nyine kugira ngo mfashe muri icyo kibazo so wenda twagize amahirwe irimbi bararyishyura uburyo ryishyuwe ariko imodoka yo kandi nanjye nta mafaranga hari umuntu umugira neza wishyura irimbi yego barabura nyine yo gutegera abantu kwishyura taxi vatiri igomba kubajyana uyu gusa ubwo mwagenda muri taxi vatiri gute ubwo byanga bikunde munashaka akamodoka gafite imyanya myinshi yego ariko nyine n'ubundi ntibabura gusabwa ko twabaza imyanya dusanga ni myinshi abarasabwa kuhagira mu taxi vatiri ubwo nyine wamfasha ukampa 200 biramfasha nyine kugira ngo abo bantu babashe kugerayo okay bebe kamubwira icyo usabwa cya mbere gukora kumva no kudahangayika kuko no stressa ibintu byinshi biri ku mutwe wawe nta kintu kibuze gukorwa wowe shyira umutima hamwe utekereze ku bintu n'imbirimbe bamaze kuryishyura ibindi nabyo ndaza gusapotinga sibyo ngiyewe ndumva nubwo nari buze kuza kuba mpari ndashaka guhereza 300 sibyo kandi ndizera buri buze no kugira ibindi bintu ukenera mu bwa amafaranga ari gusabuka nawe yayitaho shano kuri ngo yarahagije pe kandi urabumuriye cyane ni gutyo bigenda icyo musaba no kugira umutima ukomeye nyine ukaba responsable w'ibintu nuza kugira gutyo ukagira gutya ibintu byose biraza kwangira sibyo Imana yarakoze kuntuza nawe nukuri pe ntabwo nari nzi ko byibuze nyine nabona umuntu umfasha ngeze ahangaha we ntukagira ikibazo kandi urakoze cyane ndagukunda nanjye ndagukunda nzahora ibi byose oh merci ngende ubwo urayama kuri telefone uyu ndayakohereza reka tugende nkohereje ndayakohereza ngiye kuri telefone nta kibazo kiri Murakoze cyane kandi kumwe mu gishadari byandenze uye twikakure none bamara Buri bebe yewe numvaga nundi nasubira mu kazi nkagasoza ahubwo wowe ukagenda ukabitekerezaho nyine ugakomeza ukareba ukuntu uri buze kubikemura ukabikura mu nzira byihuse kandi Shashiri nta kibazo nyine ugendera mu kazi pe ariko rero ntukomeze kwiheba sibyo ndi kubibona ukuntu wacitse intege sibyo nyine urabyumva ntabwo nasika kandi mu byago ariko nyine urakoze basikumara amafaranga Imana ikumbe umugisha kandi nizere ko bitari buze kukubabaza ngo ntago nje ntago mbanye nawe urabibona naho ibyo nsizemo nibyo wansanzemo oya sheri ntabwo nakurenganya kuko ibibazo iyo bije ntabwo biteguza umuntu kandi n'ubufasha umaye urakoze nanjye ndagerageza ibisigaye mbyiteho ibi niyo mpamvu ndi mu buzima bwawe kuri nanjye ndagukunda kandi cyane wavitu ngaho nyaruka sibyo cyangwa ushaka kabisiko ko n'ubu nta kibazo ibintu byose wamuberanje okay ngaho nyaruka bebe gira umuhanda mwiza nyine kandi ubwo dukomeze tuvugana sawa Biteze umeze ni fresh ndabona uri mu mibare ya danje umva mba nyikoretse shaba bivamo ndavamo se warahunze aha byiburi biba byanze kuvamo neza umunsi turatwara kahe sino no umunsi uramepera amakahira nakugiye kunywa wenyine se ndi umuntu tugiye gusangira ufite umushyitsi iravuba ngo metire musenga afata kahe ko navuye kurangurara guhera hose umva n'ubu nta nzoga nafitemo umva naranguye amafaranga yanshizeho akari hayi katuma njya furisi ubu nta kahe kamurebere mu zo nazanye uyu munsi ubona aka kantu ndakakwizeje nta nubwo mwanayimara
Yes, nabo mwarayimara. gatuma umuntu ajya muri bisi. Ndakubwiye ngo wagaruka ukantumanye n'indi cupa. Ako nakawe mwana. Oya. Sinkunda ibintu bibi. Oya iyi ngiyi yizere. Sinjya kugwitiye ngo se ko ntaguhaye Black Label. Nuko iyi ngiyi nizere. Nange ese ubundi bya biciro byawe biri hejuru. Se. Ni yayandi. Okay, nari noneho. Hari umuntu narengiye kureba. Tujya kugasangira ubwo ngubwo ndaza kwishyura nyuma. Ayibenze. Nari bisheri nari subize ko bandi hano. Kuri telefone ndakeka Kuri ya kode yanjye. Sare. Sifite se? Ndayifite. Okay, nta kibazo ubwo urahita ubikora ndetse ka message. Sawa sawa. Sawa meza. Asuku iyo nsigira ngure n'akantu we. Reba kuno nicaye icyaka kiranyije. Okay, none ntari fata aho ushaka ndaza kwishyura. Rwose ndashiriyeho cyane. Nari bisheri nabereka mbikore. Nabereka buryo bwise nareba. Gapfumbe narimo wenda kuziye. Ari igihe ushaka gutseta. Cha merci. Nari bikiwe niwe. Nari bigire naje kuyigenza nanjye kaje kwitamo. Sawa. Hashize iminsi umeze tisi cyane fresh ubu ndi mu rugo akazi bitakagombye wese nzanye nyine inzoga wazana turabure ngiye tukaba nako nari nkuzaniye umarije kuzamura urwego nari gukumbe kandi ntabwo nari buze nta kintu muzaniye merisi cyane reka ndebe uturabure turebe tunabwana bayagira vuba wari ugiye mu mukiza nyine ni ka kazi kanjye nyine gahoraho ntabwo biba byoroshye kubona umwanya ko nawe ndabona umeze neza cyane aho nyine iyo ndi mu rugo niwo mwanya mbonye wo gukora utundi twanjye dusanzwe ndeba nyine ibyo ari byo gake gake kumva ahantu hashyushye hashyushye cyane n'aya mata kandi isukire tube twinywera amakuru se y'aba bagenzi bawe bo ku kazi barabona ako nabonye ufite agashuti kawe kaba gashyushye kari agashuti kanjye yewe mbana n'abantu bashyushye gusa kuko nanjye niba nikunda buri minsi se ntabwo uri gukora muri iyi minsi ni iminsi ndimo ndakora usibye ko nyine nari ngukumbuye nkavuga reka nemere nanafunge kuko nyine nari nkubisaga surprise utanambugishije nari nkumbuye wari uwa mbere naho nakoraga mu buzima numva se kugenda neza ngiye gutangira se kweditinga bya bintu ujya umbeshya mwa si uko bahise nta nubwo ujya ubona ko ngukunda ndabibona nyine ariko nawe utangiye ngo waronkuye ugatangira gukabya n'iki si ukubyerekeye buri munsi uri gusa neza se si twari ukuntu uri kundeba nkagira ngo uri kumpamagara naza sitori zawe nazo mu munsi se ahantu ko numva hashyushyira ushyushye se hariya ugahindura ya myenda yanjye yo kurarana ntiri hano hari igenda muri garidobe nawe kitwaye tumaze nanjye bikatumurira gusa kano kantu ni fresh niko nabashe kuguhitiramo kuko ndabizi neza ko muri iyi minsi nari naraduhagaritse se ako ntabwo wagahagarika kandi turi kuvuga tugomba kwanjenda so reka njye kureba nyine mbanze n'ibiri ushyushye cyane tube tuyavuga dore umaze n'iminsi rero dore ntari bindi mu rugo gusa nyine nari ndi kumwe n'umwana nimba bidatinda nta kibazo wasimbuka oya ntari ibi nimba nyine wowe uzi ko atari bya bindi byawe nyine urumva ndi kumwe n'umwana ntabwo mfite umwanya uhagije
sawa tumvugije ese sheri nyene ubwire muri garderobe ko nayibuze muri garderobe nayirimo se nayo nayibuze warebye no mu ya kabiri imyenda yose ndahindaguye nzamuramo nayirimo reka murebere nabi okay naribi wicaye ubu ndabona ibintu byatuma umuntu atinda agashaka imyenda okay sinacyo urumva uri comfortable naribi ndumva akayaga gatangiye kubuza gutyo ni nabwo rega mba nkubona fresh ese ko mbona utari kunywa biti oya ni gake se ndihutishwa n'iki sinakubwiye ko mfite off naribi rwose kumbona n'izindi zitarashira basigonza n'izindi bite byawe sikora usigaye warinaniwe ubu nari nakubwiye ngo izi nari nabaye nzihagaritse urashaka kumbwira ko iri cupa ryashira bikaba ngombwa ko uzana irindi kwera nashira ibyo ngibyo ntabwo waza ubimbwira kandi nahageze ngo oya naribire ga buri cyambere no kuba waje bebe rero nawe winera agahinda cyongwa ufata icyo kunywa ubuhage n'izishira n'amafaranga ahari udatuma ndagira ibisega sha wowe ntugire ubwoba wese amafaranga niba hari ufite icyo kibazo nakubwiye ngo zigure oya nta kibazo se sinakubwiye ko icyambere ari ukuba uhari mbona uri hafi yanjye tuganira nibasimba bariro basunyere ku rukundo urarega niyo cyaba ari icyayi ariko mbona uhari nta kibazo none rero binyereke urashaka ko mbikwereka binyereke se si hakiri kare hacyari kare ese ko n'ubundi amafaranga mfite kahagije ku buryo twanywa n'ejo bikagera icyumweru cyose oya naribi kabisa ahubwo kamaze njye mu cyumba njye kuri telefone yanjye nyibagiriwe ndaje okay ariko wanareba neza nimba ushaka guhindura ugaga nari ndumva nta kibazo gifite cyane okay komeza uze man my brother meza bite ra ya mugabo meza bite se mwana ko mbona weho bimeze neza rwose cyane musheri wanjye ubu ngezeho nyine naka kaboto nyine ngo tube tukaganiriraho nyamara mugira n'amahirwe izina ry'Imana mwebwe mubona nabo batekereza bakabahereza n'icyo kunywa n'icyaka rero cyari kimereye nabi kugira ngo sandwanyeho iyo mbona afite akazi kenshi tuba tubise tugira tugakomeza tugakesha so si ibyacu se wowe se bite njye ni amahoro cyane kabisa usibye nyine umunsi nyine ntabwo wabaye mwiza cyane ariko n'akazi kambanye ariko urabona shiri wanjye hari umupetitseri we mushiki we nawe yitabye Imana nawe nyine ukumva yaramutse turi kumwe hariya afite ibibazo byinshi kumva n'ibyo twari turimo rero n'ibyahari byajaminze hagati aho ngaho ariko ntabwo bikomeye cyane pole sana kabisa niwe twakabaye twihanganisha naho ubundi ngenda bakumenyesheje se gahunda zo gushyingura twabiyaje kundeba tubijyamo muhereza uko nari mpagaze arabikurikirana ariko njye sinari kuhabonera kubera akazi nari mfite sinabikubwiraga se okay so urabona rero nyiri kumva naho ubundi wowe urakomeza winjoyinga ahubwo ngiye ntintinde wamereza ka kadokima ahita nikomereza mu kazi okay sheri wanzaniye ako kadokima sera mahirwe mugira sha kumva mwe mufite amahirwe umuntu araza akazezereye na boto mu gihe twebwe ngubu turatanga amafaranga bagura nk'ikarita niba naguhamagaye ukakohereza message kubwira ngo wampamagaye wakibereye singo se afesha byihorere mu buzima se singo yazava mugira ngo abasha kuba singo muri iyi Kigali oya komeza uze oya akabo abantu babaye abatindi ntuzagumva ukuntu abantu babaye incakura ubuse hano ntiwaje gushyingura ni hano waje gushyingura aho guca nta soni abantu bagira dore uyu nguyu ubona hano niba waje mu gitondo ambwira iby'urupfu rwa murumuna we nkatanga amafaranga none ndabona yibereye hano wazanye amacupa uri ku wowe muri gukina se bimeze bite bro ntabwo njye nyine urabizi ariko uyu mukobwa nshobora kumukorera ikintu kibi hano nuko ntanga ko ntaguteza ibibazo
ugira ubwenge muri roho yawe wowe ese niwe sheri wawe wambwiraga izina ryiwe nose urabona tungu wewe mu gitondo urabyutse uraje urambwiye uri kwiriza wigize nabi ndasohoye amafaranga kumbi wowe kiriyo wize waje gushingura hano uyu niwe waje gushingura cyane ukodesha amaribi ariko se we nturubwiye ko ibintu ari wowe biri ku mutwe siko ntari kwizera ibintu biri kubaho mva nkubwire mwana wawe cyangwa se afite impanga cyangwa nakubwiraga y'umusheri wanjye wapfushije muri umunani we nkamuhereza amafaranga aribyo twaganiragaho kare niyingirwa mukobwa wowe ntagukorera ikintu kibi mu buzima bwe kugira ngo n'ikindi gihe n'uyu bibumbuye isomo ibyo ndi kumva nibyo bimeze bite umva ubundi njye ntagera nagari kukozaho amaboko yanjye kugira uretse gato reka ibi bintu mbikurikira mwana ngiye reka nkubwire rero gese njya ndeberera abakobwa ngo ari gukora ubugoryi nk'ubu ngubu twirwa twihiriringa amafaranga akatuvuna ingegera nk'ingi kazi gakira imikino nk'ingi ndashaka amafaranga yanjye ndashaka amafaranga yanjye reka ubugoryi nkure ubwo bugoryi ndashaka amafaranga yanjye ndasigaranye mu makeya amafaranga yanjye niyo waje okay usigaranye ngahe gitubitinde usigaranye ngahe fata telefone nahamagaze hano nicaye aka kanya nyiri kukureba uwohereza amafaranga yanjye gira vuba jurya iby'abandi buturi gutyo ngiye ntago ibyanjye babirya buturi n'ikindi gihe kugira ngo wohereze n'isomo bikubera isomo uyu ni inshuti yanjye arabizi ntabwo ngiye njya nkoranga amafaranga yanjye yazane mu mikino gutyo gira vuba ahemeranye ntayuzi kanda numve message sorry turi kumvikana ugize amahirwe nyine ugize amahirwe ubundi unsanze nari mu bihe byanjye bibi ntaguhekenya nkacirikize sinzi icyo ntacira umva reka nkubwire rero umva nkubwire ukina banira ko ubabarire ujya guteka imitwe kugira ngo uzungurire amayoga nakigurira unkumbura ni kimwe no kujya mu bintu nka biriya ni ikindi wari wabuze inzoga wari waza hano iwanjye ukabura inzoga okay reka ibyo tubyihorere iby'inzoga tubyihorere mugabo ni boyfriend wawe muhuzwa n'ibiki vuga ariko urabizi vanira mbabarira amaraso yashyushye mbabarira ubwo ari wowe nabikoreraga ubwo si ubwo ntunyirukana na mugabo arangira ikibazo ukuntu umugabo aba agiye kumva none se si wowe nkunda hanyuma mugabo nta kintu na kimwe cyawe ngiye kumva nta kintu na ndakwinginze ntunyange none se ibi byose nabikoze kubera wowe none na mugabo aranyanze ubu se noneho nawe ugiye kunjugunya ku wakundwaga n'itimu usibye njyewe na mugabo bandi ni bande se ngaho nsohokera mu nzu ibindi tuzabivuga ko nashaka kuvuga ibintu byinshi yego ko nashaka kuvuga ibintu byinshi vanira urashaka ko ndakara ngaho nsohokera mu nzu nsohokera mu nzu
ujye kwa mugabo cyangwa se n'abandi bose kuko na mugabo sinari muzi. Nta kintu cyawe ngiye kumva aka kanya. basi mbabarira banyuma n'ukuri kw'Imana byose bimbayeho mu kubera wowe ngukunda. Sohoka.